ngira ngo iryavuzwe riratashye, ngira ngo iryavuzwe riratashye. Ubu noneho hari igihe umuntu avuga savabe yasaze, n'umusinzi, n'umubeshyi, n'iremankatanya. Ubu noneho tombe, bujumbura tombe, Gitega tombe, sendidede FDD. Ibisaka by'imbwa byahiye. Ngo ndayishimiye bayi, na ndakugarika bayi, Reveriyane bayi, sendidede irasenyutse, sendidede irarimbutse. Ntabwo ari ugusara ibintu ni seriye byafashe indi ntera. Kandi ishobora byose, isumba byose, marayika, umwami, Imana. Tureke guhendana, ariko Imana igira neza n'ukuri. Tugarutse, Imana igira neza. Urebye umubabaro impunzi zifite, niba hari abantu bandiza, uri muri Amerika sava, wageze mu Burayi cyangwa muri Amerika sava, ariko hari abantu bagowe batazi Imana izabatabara iyo izava n'iyo izaturuka. None Imana irashyitse. Tombe, mugiye kubona amadarapo y'abarwanyi Bujumbura, mugiye kubona Igitega hatakorwagaho, hatavugwaga, mwahungishirije ibintu biriyubitse. Abari imbere bagiye inyuma, abari inyuma bagiye imbere, ibintu bihinduye isura, ibintu bifashe indi irangi. Tombe, iri ni ijambo yenda se ryakoreshejwe cyane kwa M20 muri AFC na za twigwaneho, uko abiyita cyangwa se abitwa intare za Sarambwe. Ubu rero rya jambo mugiye kuribona i Bujumbura. Ropo w'inkuru ya Bujumbura, abantu bari kwifotoza bari kujya selfie. Hajya kwa Ntare Rushasha abantu bari kujya selfie, kwa Melchior Ndadaye abantu bari gufata selfie. Mwamenye ko igihugu cyafashwe. Hari abadede bajyaga baririmba ngo igihugu ntigitangwa, kirarwanirwa. Ubu noneho rero intambara yaheze, igihugu ni mwebwe mukigabuye mu maboko y'abandi. Erega nimwe mugitanze hajya, kubera ko mwicishije abantu inzara. Buriya urakabona ibibazo biba, ubone n'intambara ziba, ariko ntukabone uwari kugukiza yabigizemo uruhare. Nubona rero umuntu w'umuyobozi nka Sebarundi, Ndakugarika, Reveriyane Ndikuriyo, ntacyo bitayeho. Icyo bitayeho ari amabuye yo muri Kongo, icyo bitayeho ari inyungu zivuye muri Kongo. Nagira ngo nkumenyeshe ko iba myinshi gahimwa n'umwe. Ubu noneho namwe rero mugezaho bababwira ngo nyuraha, kora ibi, emera ibi, kubera ko ngo akagabo gahimba kandi kataraza, niko Abanyarwanda bavuga. None ibara riraguye, kandi narababwiye mwanga kumva, ndabahanurira mwanga kumva. None amazi arenze inkombe. Ubu niho mutangiye kunyandikira, guhamagara ngo Profete General rwose, noneho wadufasha, noneho wasenga. Nukuri hajya ngo twarakumvaga. Wowe ubonye ibintu bimaze kugera iyo bigera, umaze kubona amazi arenze inkombe, ngewe ubona nabigarurira. Erega Nowa yaburiye abantu, arababwira ngo nimwihane. Inkuge ntabwo iratangira kureremba, nimwihane. Abantu bati wagasaza k'uruharawe cyangwa ubuhanza mu Kirundi. Abantu ati nimwihane. Mugabo imvura imaze, ubwato bwamaze kuva hasi, amazi abageza sendidede FDD muri iyi ndwi, muri uku kwezi narabibabwiye. Uyu mwaka ndababwira ngo muri gukina n'umuriro, mugiye kugonga ikamyo, muragwa ku rusongoye. Amazi abo kwa Nowa bamaze kubona afashe mu ijosi ngaha, batangira kubwira Nowa ngo Nowa kingura, Nowa kingura, Nowa kingura. Nowa Imana yari yamubwiye ngo ntabo wagize ububasha bwo kubaza inkuge, kuyitegura. Impunzi ko mutatera haleluya. Rega Imana ibagiriye ubuntu. Nowa rero Imana nta bubasha Nowa yari agifite. Sahizi nanjye nta bubasha afite bwo gusubiza ibintu inyuma ngo ngaho ngurumva.
ngira ngo rero buno tuvugana ishyano n'ibara cyangwa se ariko njye ntabwo ndi kuvuga bya bindi byitwa ngo pire hima, nta nubwo ndi kuvuga iby'abahutu cyangwa iby'abatutsi. Harimo abantu bari kuvuga ngo ubu noneho bamaze kwitegura nyine ngo kuva M23 yamaze kwinjira muri Buvira ngo ntabwo iri buhagarara itarimbuye Gitega, ngo kandi ntabwo yahasubira inyuma, ngo ubu yamaze kwinjira Buvira. Ubu hari abantu bari kuvuga bati sha biciyemo noneho ijije kandi iri kuvuna, iri kubaga, iri gushishimura kandi koko nabyo birashoboka, nabyo nibyo. Ntabwo ndi muri politike hano, difitiye amakuru aryoshe ashushe, birashushe y'ijuru, umugambi w'Imana, intego y'Imana. Ngo ndayishimiye bayi, ngo ndakugarika bayi, Reveriyane bayi, sandidedi irarimbutse, sandidedi irarangiye, ngo ndakugarika bayi nyine, bayi sendidede. Ni ukuri harimo abazabakumbura n'abatazabakumbura, ariko ngira ngo mwanditse amateka debo shezerederebo zomene ya zopaya, mwanditse amateka kubera ko ibintu mwakoze ubundi ntibibaho, ntabwo bibaho. sendidede fudede, ariko gusa Abarundi Imana izabaha ijuru n'abana beza, mwarihanganye. Ni nayo mpamvu Imana ibagejeje hano ikanabaririmbira indirimbo z'impempu. Abarundi vraiment reka mvuge ngo bose si beza, harimo abanyabyaha rwimbye cyaruherwa, ariko Abanyarwanda barusha ibyaha Abarundi. Ntabwo Abanyarwanda bari kwihangana uko, jamais. Ntabwo Abanyarwanda bakihangana uko ngo babure igitoro, babure amahera mvamakungu, bagire perezida uza akababwira ngo njewe umugore wanjye yariye n'abana banje bariye, ngo abandi barimenya ngo ibyo birabasha, ngo none je ko nk'isongo itaze amezi kamananga n'atandatu, uriyumvira ko kamara amazi. Ndayishimira babwiye ngo je niyororeye inkwavu, ngo nimara kuba umumiliyarderi ndimugira icyo mumbasa, uriyumva ko kamara amazi. Abarundi rero sariyuti, mwabaye intwari, mwabaye abahizi, mwabaye abambere, vraiment God bless you. Kandi ndayishimiye azabashimire by'umwihariko koko, niba habaho ubwoko bwihangana Barundi barimo. Nta barabara, nta matara ku muhanda, Bujumbura ni mu rugo twuzuzanye. Bazanye panusure ngo zicane Bujumbura mu mujyi, bazana panusure cya soleil, iri zuba nyine biriya izuba rikoresha, bakabyiba amabatiri bakayakurako. Igipolisi giheruka ibirato ku bwa Bunyoni, giheruka amatera ku bwa Bunyoni. None Imana ibagejeje muri Kanani, ibagejeje mu isezerano. Bujumbura tombe, kwa Melchior Ndadaye ku kibuga cy'indege tombe, kwa Ntare Rushashi tombe, Gitega tombe, Uburundi bwose tombe, imipaka yose tombe, impunzi tombe, diaspora z'Uburundi tombe. Habumve Kinyarwanda cyane Abanyarwanda ntibabagirira ishyari. Njya mbona abantu banyandikira ngo aho rero ngo uba wirirwa wikora mu gahogo uvumera ngo iby'Uburundi ngo iby'iwanyu wabyirengagije. Twebwe mu Rwanda ni abanyabyaha, n'Abarundi ni abanyabyaha, ariko twe ngaha abantu barapfa ariko abariho bakajya, abantu barafungwa ariko abariho kagenda mu mabarabara meza, abantu ni ibigarasha batuka igihugu bagahunga igihugu, ariko bazi ko u Rwanda rufite ubuzima. Umwene gihugu w'u Rwanda washoboye kugera aho agera, ikibazo cye bagikemura mu kuri no mu mwempu ukuri kwane. Aho rero nyakubahwa Excellence Paul Kagame, sariyuti rwose, coup de chapeau, n'umuntu w'umugabo cyane, ntacyo namuvebage kuko ugereranyije vraiment nta munyarwanda akubwira ngo yaraye nta muyaga nkuba. Wabura isaha cyangwa iminota ariko n'isaha ntiyashira, ariko ijoro ntiryacya, nta murango wakira. Sindabona hari imiduga 5 ishoreranye kuri sitasiyo kuva Kagame yajyaho ngo babuze igitoro. Muzehe wacu vrab felicitation vrab turakwemera ya n'ubu rero
intambara ibaye ngira ngo buno niho rero ibintu bihinduye isura, intambara ikabashya. Ngira ngo buno nibwo Bujumbura yose noneho iri kurebesha ijisho risanzwe, Uburundi bwose bukaba buri kurebesha ijisho risanzwe, bukaba bugeze igihe noneho amaboko yabo n'intambwe zabo bavuga ngo noneho tugeze mu itsinzi, tugeze mu bivuga, tugeze mu bifatika, tugeze mu bizima cyane. Ab'Imana rero igiye gukoresha, ab'Imana yakoresheje aribo nababwiye ba mudahusha, ba bandi nakubwiye Imana ikoresha ikavuga ngo naka yarasuzuguye ugende umukureho. Koko ubutegetsi bw'uwitwa Sawuli Imana yahaye ubwami Dawidi, abantu barwanya Dawidi ngo ataba perezida, ariko biza kurangira uwitwa Dawidi, haleluya, abaye perezida. Muzi abantu Imana yakoresheje kugira ngo Dawidi abe perezida. Biricuma bigeze kwa Salomo naho biranga, birananirana. Imana ikoresha abandi kugira ngo Salomo abe perezida. Rega hari abari biyimitse. Ejo mu gitondo inkoko niyo ngo, haleluya. Mu Burundi muzi bigiye kuba. Erega Imana yabakenyereye, mwebwe badede. Erega ibintu byabaye seri. Erega ibintu ntabwo bikiri mu maboko y'abadede. Erega ubu ngubu nta jambo mugifite, nta n'ukuboko. Kandi igihe ibi ni munabimbonamo, nta kintu abadede bankoreye kibi. Ndijwi ry'urangururira mu butayu bw'Uhoraho, ntacyo pfa n'abadede. Ndetse n'ubuyobozi batsi nta nubwo nzahabwamo kuba nyumba kumi cyangwa ngo mpabwemo kuba responsable cyangwa mbe chef de quartier cyangwa ngo nze no gushinga ishengero mu Burundi. Jamais. Jewe oyaye. Ahubwo nuko nezerejwe n'Imana mu mutima kwije gutabara, ariko ikabikemuye ikibazo cyari cyarananiranye kandi mwanze gukemura kandi mwirengagije. Nukuvuga rero nk'ijwi ryahagurukijwe kwimika no kwimura, nkaba mbona Imana ibishize mu bikorwa. Ndeke kutwenga, ndeke kunezerwa, ndeke kumva kwibyina itsinzi, ndeke kwibyina amatavu, kuko namwe iyo biba bitabaye ntago nari kubacika. Waravangiwe n'amaheruca ni viyuzi, uri intumwa y'inkotanyi FPR, uri arabajaga bambwira ngo ndi iki ngo mama ngo rikana ngo niyo nkotanyi. Rero zambonera kure zatwaje abantu igitugu, babakenyera urugamba byabiswe by'inkona. Reveriyani washenye igihugu akananirwa kubaka Burundi, akajya yubaka kubaka umugambwe wawe kuguhombeye mu biganza. Ngo ndayishimiye bayi, ngo ndakugarika bayi, Reveriyani bayi, ngo namwe mwese bayi, sendide biraranduwe, sendide birarimbutse. Ibintu biraheze. Ntabwo nje ndi gukopoza indirimbo, ariko zo kubaririmbira nka za zindi mwebwe mwaririmbye mucyoza abantu ni imihimbiri. Ntabwo nge mvuze ko muri imihimbiri, muri abantu bafite inyama n'amaraso, ariko vraiment mwakoreye nabi Abarundi, mukorera nabi n'Imana. Rwose Imana nibeguza mwere no kubabara. Na Reveriyani yaravuze ati ibintu dufise nibyo Bagazaye yakoze. Rwose musoza uyu mwaka ntabwo mbeshye. Neva yaravuze ati igihugu cyuzuyemo amasiha, kigeze ku manda. Igihugu cy'u Burundi tukigejeje ku kaburi, tugiye kugishingura. Rwose muzana umusaraba tukibambe tugishingure. Rero ntabwo iba ari jyewe ubivuze, Bwana nyakubahwa perezida w'u Burundi yarabyivugira ati igihugu kiri ku mpanda, muririmbe tugishyingure. Reveriyani ati ibyo turi kugenderaho ni ibyabagaza. Imyaka 20 abadede barayirangije, nta barabara, nta mashanyarazi, nta mazi, nta mahera. Bari gutera amavoka, bakorora inkwavu n'imisiba n'ibipyeri. Nta bubanyi n'amahanga ngo impunzi zanyu muziteho. Ikibira kirigata niba Abarundi barakoze nabi n'abanyu, niba mu buhungiro bari kurwanya igihugu n'abanyu.
murabajugunyira u Rwanda rubagire gute Kongo, mubajugunyire Tanzania, Uganda, Zambia, byo kubahigisha uruhindu no kubarwanya boshe muri guhiga impamvu yo kubirukana ngo tuzabatraumatiza bahunge tubone uko dusigara, usohotse mugahita muvuga ati dukeneye ko n'ubundi gihugu gisigaramo imbonera kure. Oya, ubwo wakiguze uwakibambiwe niwe ushitse mu Burundi. Rero aya maboko abatse ubutegetsi vraiment ntimwirirwe, niyo mpamvu nta no kugwana kuri bubeho rwose, niyo mpamvu nta no kurega nta no kurekarama, kuko namwe ibyabaye 2015 byose nta butabera mwigeze mubiha ngo mukurikirane, kereka Imana yakuyemo bunyoni umwe ikaba ari wiha n'abandi, ubu nibwo mugiye guhanwa, umuntu wese akabazwa ibyo yabibye n'ibyo yabibye akabyimbura. Sawa, aha rero navuga ngo Barundi kazi, inshuti z'u Burundi bavandimwe mwese hano ku Mbabazi TV gatatu, mwizige mwitegure koroherana no kuzuzanya nk'iki gikorwa kigiye kuba. Muri iki gikorwa mwimirije kureba mukabona, ntihagire uhutaza uwundi, ahubwo mwese mumanika amaboko nk'abatsinzwe. Opposition ntacyo yari ishoboye, abari mu gihugu ntacyo bashoboye, n'abatwaye igihugu ntacyo bashoboye. Ninde rero? Iyo abarera abatwaye igihugu byarabananiye ariko ntibashyiremo kwica, kunyuruza, gukora amarorerwa nk'ariya, basi byari mitende. Mugabo ndayishimiye byaragoranye, ntiyatondeka ibintu nka nyirabyo, ari buri kuri vora. Afazari Nkurunziza we yanubatse perezidansi, njya mbivuga. Denise Bucuma arasenga birapfuma. Hamase indi myaka ibindi byose ku Burundi mwagumye mwimba amabuye y'agaciro, ubuho ko noneho byunyutse, uretse ko yenda Imana ibitangiriye hafi. Ko Ndayishimiye yavuze ati Burundi bufite nyashi, Amerika igahita ibona iyo nyashi ikaba yahuruye, kuko Ndayishimiye akimara kwerekana amabuye ni nyashi kuri Amerika nyine y'agaciro. Uyu munsi wa none rero niba mwese horemi byarabacanze birabananira, abari hanze ntibakiza abari imbere ntibakiza abo hanze, ndetse n'abandi ntibikiza, icyakora basahura bibikaho bihambira ko. Ariko ibi byose mwegeranyije ni ivu ritumuka, ni umunyotwa, ni umucana. Buno rero nicyo gikorwa kigiye kuba. Imana yari yaratubwiye cyo guhindura, cyo gukaba no gukora shanjoma ku butegetsi. Navuga ngo mwese hano bigeze sawa. Ubwo ntihagire umuntu uvuga ngo urumva ngo urabona ngo doke ngo vraiment, nta mpamvu nimwe ujye muri systeme Imana iri bugushyiremo, kuko ubu hagiye kujyaho organisation, gahunda, umupango w'Imana, niwo tugiye kureba. Ubwo rero ibindi byose ubu bigiye guhagarara, kandi ibindi byose ubwo ni stop, hagiye kwambuka isezerano. Ubundi witambitse kurya, hari umuntu wabonye isanduku iri kuza ngo ajya kuramira inka ngo idatsikire kwa nkiramukandagira hitapfa. Hano rero harimo abantu ndi kuburira nanga ko baza gupfa ngo barimo baragwanirira ngo sendi dede, ngo abandi bari kugwanirira ngo igihugu cyabo. Hoyaje mwebwe wifate mu mufuka, wihagararire gusa utegereze Imana, niyo ititiranya amazina itanabera igiye kubiroranya. Tugiye iwacu mw'ijuru, muze misigara gusingiza umucunguzi, muze misigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze misigara. Hazaba umucyo mw'ijuru, muze misigara. Muve mu mwijima mubi, muze misigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezerwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire,
muze mwisigara, hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezerwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire. Muze mwisigara, nushaka ko tujanayo, ihane mwiringira gukizwa ubu, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera ugutururuke, ko tuzabane mw'ijuru. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane hazaba umucyo mw'ijuru, muze mwisigara, muve mu mwijima mubi, muze mwisigara, kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane turi mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, Jenny Prophete General Martin. Nk'uko bisanzwe nguhaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turakengurutse wowe tubana 5 ugatangurana natwe ku munota wa mbere ndetse tukageza ku munota wa nyuma. Uri umuraganwa na Kristo muri Kanani Yerusalemu nshya. Imana ikwandike mu bahawe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wo guhabwa Yerusalemu. Ndumva tugiye kuyaga cyangwa se kuganira cyangwa se kungurana cyangwa se gufashanya mu buryo bw'impwemu cyangwa bw'umwuka. Buriya tugira mu isi ibintu byitwa ngo komite mpuzabikorwa cyangwa se komite tekinike, ariko ikaba ihuza ibikorwa. Noneho muzabona n'icyitwa ropo cyangwa se mu isangano ry'imihanda, aho imihanda ihurira, kavuga ngo umuhanda uvuye Kanyosha, umuhanda uvuye mu Ngagara, umuhanda uvuye aha n'aha, yose ikiseka igahurira aho hantu hamwe, hakitwa muri rompowe. N'umuntu inzira zose ziratangura, amaguru akagenda, amaboko agakora, umugongo ugakora, n'indi gakora, ariko bikaza gutahiriza ku mugozi umwe witwa umutwe. Umutwe ukamanajinga ibyo bintu byose. Umutwe ugizwe n'amaso, ugizwe n'amatwi, umutwe ugizwe n'akanwa n'amazuru, umutwe hakaba harimo n'ubwenge. Ikintu kidasanzwe kiri hasi ni umutima. Uyu mutwe rero navuga ngo niwe ukusanya ibikorwa byose umuntu yiriwemo, ibyo yarayemo. Doke nuza kugera mu rugo, mbere yo guharura amafaranga wungutse, mbere yo gushima ku nyungu wabonye, harya urabanza ushimira Imana ko utashye ukiri muzima cyangwa ufite ubuzima bw'abazima. Bivuze rero ko ku mutwe niho navuga hahurira ibyo bintu byose uko mbikubwiye kandi byose. Yesu yaravuze ngo ninkomanga umuntu agakingura, nzinjira sangire nawe. Yego, ngira ngo iryo jambo nta muntu uretse abanyagice. Ubundi umuntu wese Yesu aravuze ngo ninkomanga ugakingura, nzinjira sangire nawe. Iyo turi kuvuga ubutumwa, nkanjye ndi umuvugabutumwa, tukabwiriza, tukigisha, tugahugura, tukagira abantu inama, tugahanura, tuba turi gukora igikorwa cy'umuhamagaro. Ariko objectif, intego ni iyahe? Nuko umuntu agira umubiri muzima akagira n'ubugingo buzima.
kuko hari igihe umuntu ayobora intama ugasanga umuntu abarozi baramwishe, ugasanga umuntu isi yamwubarayeho cyangwa shitani yamuhinduye imbohe ye, ariko nawe akaba ari mu ntama agiye mu ijuru. Urumva ni ikosa. Twebwe rero Yesu mu nshingano yaduhaye, parite yo mu mwuka, parite yo mu mubiri, tugomba kuyobora intama nzima kandi zujuje ubuzima, hama tukazishyikiriza Imana yazidutumye mu izina rya Yesu. Nanone ningarukaho, ntabwo ndumvikanisha icyo shaka kuvuga hano. Yesu yaravuze rero ngo gukingura urugi, ariko abantu benshi bahita bumva umutima, gukingura urugi rw'umutima kugira ngo musangire. Oya, Yesu yavuze ngo kingura. Aburahamu niwe wahuye n'ikibazo cyo kubura urubyaro, Imana iza kumuha umugisha, abona ngo abashyitsi baturutse hakurya bamwerekeye bamusanga, ngo akubita inkoro hasi, donc arakingura. Ruriya rugi Aburahamu yakinguye rwo kwakira bariya bashyitsi, ubundi ni rwo Imana ikeneye ko abihana abakristo banyura muri iyo nzira nk'iriya. Uwitwa Sawuli yakoze byinshi kutamenya, ariko maze kubona umucyo, atunguwe, ahishuriwe, ntiyaharira, ntiyadisikita, ntiyagira impaka, ahubwo ahita we afashwa ngo yikubita hasi, nawe agwa agaramye, aravuga ngo mwami uwo ndenganya uwo ninde? Wari uri kujomba icumu Yesu mu rubavu, nawe aragaruka aravuga ngo ngo kuva kare nakoze ibara, nishe Imana, yari umwana w'Imana. Nawe aratahura. Noneho rero iyo Yesu avuze ngo ninkomanga ugakingura, ntabwo bivuze umutima gusa, ahubwo iyo Yesu akomanze umuntu akingura amatwi, cyakwanza cyangwa se cyambere, ukingura amatwi yawe, rozeve, ukingura amatwi yawe. Ariko nimvuga gukingura amatwi ntibivuze ngo bice mu gutwi bisohokere mu kundi. Kingura amatwi. Urugi rwa kabiri uzakingura, kingura urugi rw'umutima, kuko amatwi iyo ari kumva ashyira umutima. Urugi rwa gatatu uzakingura, kingura ubwenge kugira ngo bwa bwenge bubashe gukora decentralisation. Urugi rwa kane uzakingura, kingura wa mutima nanone, kugira ngo uwo mutima hazemo kwizera no kujya gushyira mu bikorwa ibintu aho bigomba kujya. Buriya ubicagura ni ubwenge, ariko ubitarasifera ni umutima. Ubwo ni urugi rwa kane. Urugi rwa gatanu, kingura amaso yawe urebe ibyo uri gukora ko ubikoze neza. Niba ari iby'umwuka ugurura amaso y'imwemu cyangwa y'umwuka wera, niba ari iby'umubiri fungura amaso y'umubiri urebe ko ibyo uri gukora risa nk'uko muri mashine cyangwa ordinateur, type white, imashini iyo ari yo yose nyine umuntu ashobora gukoresha. Iyo umuntu ari gukanda ureba neza ko save ugiye gukora ariyo cyangwa se enregistreur rurimo ariyo. N'iby'imwemu nuko. Urugi rwa gatanu, fungura akanwa kawe ushobore kwikiriza amena cyangwa haleluya, niba uri kwigishwa cyangwa uri kubwirizwa cyangwa uri guhugurwa. Niba ari nawe uri kwigisha, ubwo uraba concentré. Noneho Yesu aravuga ngo muze mwenyine twihererane. Bivuze ko numara gukingura izo nzugi, uzikinguriye Yesu, ntabwo uzikinguriye shetani, ntuzikinguriye business, ntuzikinguriye inshuti yawe, ukinguriye umuntu witwa Kristo na Data ku bwa Mwuka Wera. Aho rero niba ukinguye urugi rwitwa izo nzugi uko ari eshanu maze kuvuga, uraza gukingura n'urwa gatandatu rwitwa amazuru. Amazuru yawe mu mwuka ndetse no mu mubiri ibyo byose birakora. Uramenya ko gu ni sawa, uramenya ko gu ni sawa bivanye n'uko uri guhumurirwa n'uko uri kumoterwa, koko ijambo ry'Imana uwo ririmo arahumura. Niyo mpamvu Yesu Bibiliya ivuze ivuga Elizabeth ahoberanye na Mariya, abana baramoteranye baramenyana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abanjye ndabazi. Hagiga ntabwo tumumenya kubera ko tumufashe ukuboko mu buryo bugaragara, ahubwo mu mwuka turamwumva. Mu mwuka rero hari ibyo bita sumaku, connection z'abantu bitwa abavandimwe bawe. Uri connecte nijoro, uri connecte n'abijoro. Niho Yesu yavuze rero ngo intama zanjye ziranzi nanjye ndazizi. Ngo kandi mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri turaziranye. Koko nabigishwa baramubajije ngo ese ngo
urinde, byagwa nande, ukomoka hehe? Naho aravuga ngo mwebwe muri bande, muvahe? Bamubwira ngo nabo kwa Aburahamu. Nawe arabwira ngo Aburahamu aranzi, ndanamuzi, ariko mwe simbazi. Nyuma yaje kubishyura ababwira ngo so ni shetani, ntabwo ariho ushaka kwigisha, ahubwo ushaka kuvuga uru rusengero. Noneho rya jambo ngezeho Yesu yavuze ngo ni inkomanga, noneho twe tukavuga ngo uru rusengero rw'Imana. Niba bavuze urusengero rw'Imana, harimo abantu bahita bumva ngo mu mutima ngo niho Imana isengera. Oya, Imana iyo uyihaye umwanya ukayibwira ngo ndi urusengero rwawe, kuva mu nzara z'ibirenge ukageza ku musatsi, uru rusengero rw'Imana. Niba wemera ko uru urusengero rw'Imana, nta kintu na kimwe mpamya kigomba kukurangaza icyo ari cyo cyose uretse kumva ko uri urusengero rw'Imana. Rero ni ukuvuga nk'ubu ndi kubwiriza, ukundi kwigisha cyangwa guhugura cyangwa ibindi kuvuga, wowe uteze ugutwi Imbabazi TV gatatu, tunagushimira nyine kubana natwe. Umwaka urarangiye kandi mpamya ko dushyitse Kanani bivanye n'urugendo tugendanye. Buno ugiye ku birenge byanje hano hasi ugasa n'unkubaganye, diregite wantesha inzira, kandi urumva Imana iri mu mutima. Nakabaye koko ibirenge byanjye ubifashe, akanwa ntiwagafashe. Mugabo ubu ibirenge byanjye aho biri ntugomba kubinyeganyeza, n'inyuma yanjye nta kintu kindi kigomba kubayo. Donc ubwo iyo uvuze ngo ndi urusengero, ukingura za nzugi zose, Imana ikinjira muri wowe, igakorera muri wowe, igahita itura muri wowe, ikaba muri wowe, nta kintu kiri kuyideranje. Naho nukingura urusengero ngo ugiye gusenga, ukajya muri WhatsApp, ugasapa kuri Facebook, Instagram, Twitter, uvugana na bariya, uri guca connection z'urusengero, uri kuzimya amatara, urimo uraderanja mu rusengero, nta pose uri bubone n'imwe. Mungu asifiwe sana. Sorry nyine ni mu gihe cy'imvura. Nimbivuga uku untahure kandi unyumve neza. Iyo urusengero ruri gukora, wowe niba uri urusengero ruruseriye rukaba rukora, uru rugi rukaba rukinguye, n'uru rugi rukaba rukinguye, inzugi zose navuze uko ari 6 zikaba zikinguye, tushobora kumbwira ngo uracyari umuntu wayobewe kwijwi ry'Imana ryanyuze muri w'inzozi z'Imana zije, ntushobora no kumara ukwezi ubwo rusengero Yesu atarusengeyemo, ntusha kumara indwi Yesu adasengeye mu ubwo rusengero kandi we wararwuguruye cyangwa wararukinguye, ntusha no kumara icyumweru Yesu atarusengeye. Nkuko nawe ubwawe ntusha guhera rendi gushika n'indi rendi utarajya mu nzu y'Imana uri umukristo, jamais impossible. Niba rero wowe utabikora uri umwana w'umuntu, Imana yo ni kure yo, ahubwo avame d'après-midi ni twebwe tuhuguka tukayiha umwanya, ikabyagira muri twebwe, ikubaka, ikatubwira amakuru y'iby'ijuru, ibyo mu isi, ibyahehe. Nk'uko wabonye no mu gice cya mbere twatangaje amakuru menshi kandi yose ashingiye ku butumwa bwiza, kuko tuba mu isi ariko tuba no mu ijuru. Isi turwana n'isi n'umubiri na shetani. Habyo intambara zose z'abanyepolitike ziratureba, kuko ni natwe dukwiye kubimenya ngo tumenye ibyo dusengera. Kandi akaga kose abanyepolitike shitani ishobora kubanyuzamo biraraba twe, kuko birimbura ubugingo n'umubiri, kandi abahomba cyane nitwe, kuko ab'isi bo mpamenya ko ipfu bapfa nizisanzwe, ariko twebwe iyo shitani mu ntambara yisha abasirikare 500, kenshi na kenshi ari igihe usanga 300 barimbutse cyangwa se bose bakanarimbuka. Urumva hahomba Kristo y'intambara ibayeho kuruta uko leta yahomba, kuko abantu n'aba leta, ariko leta ibacunga mu buryo buboneka, ariko Imana ibacunga mu buryo butaboneka. Ni ukuvuga rero uru rusengero rw'Imana ni urusengero umuntu yitaho, akaba afite amatwi mazima yumva Imana, akaba afite amaso mazima abona Imana, akagira akanwa kazima katura ko Yesu ari umwami n'umukiza, akagira amazuru amoterwa ahumurirwa iby'ijuru, kandi akabihirimbanira uko imparakazi yahagizwa no kwifuza no gushaka imigezi. Urwo rusengero ugomba kuba rufite isuku, rugomba kuba rushajije cyangwa rukeye cyangwa rumeze neza, kuko ari urusengero rwa Kristo. Chinara Rwana ribarikiwe. Uru rusengero rero ni urusengero rwiza Imana yubatse, kuko yabwiye Dawidi ngo sinzaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana ntiyubaka urusengero rubi, shetani niwe urugira rubi, n'abantu nibo bashobora kurufata nabi, ariko Imana yatwubatse nk'urusengero rwiza. Mungu asifiwe. Niba rero uharaniye kuba urusengero rwiza,
very good kandi God bless you, Mungu akubariki sana. Rero hano icyo usabwa n'icyo ukwiye kwihutira no gukora no kumenya, eske uru rusengero rwiza ruhagaze nk'urusengero Yesu ari busengeremo akaburira abantu akabwira abantu cyangwa agakiza abantu? Kuko urusengero tubona abantu barukiriramo, barubohokeramo, barutabarirwamo. None uru rusengero umwaka urarangira, ukwezi kugashira, ukundi kukaza, ntiturabona nyarusengero umusaza akira cyangwa indwara ikira cyangwa hari n'ibindi biri gukemuka. Ushaka gusanga rero hariho eglise se yabibereyeho guhombya Kristo cyangwa eglise ibereyeho kungura Kristo. Uri yihe shengero? Uru ruhe rusengero? Niba uru rusengero rwiza, haranira kungura no guhesha inyungu umwami wacu Yesu Kristo, ndetse rwose ubikora ubikunze, ubikora ubyemera, unabyemanga ko ari umugisha kandi ari n'amahirwe. Haleluya! Nukuri rwose urakoze kuntahura. Mu busanzwe rero urumva urusengero rufitiye umumaro abantu, wowe ubwawe rugomba kukugirira umumaro nk'urusengero, noneho n'abariya rukabagirira umumaro nk'abari mugo rusengero, koko ufite aburongoye cyangwa abuyoboye cyangwa ufite abakuhovaho n'abakuvomaho. Ni byiza rero ko noneho warushirizaho kubaha amata n'ubuki, koko nawe Imana iri muri wowe. Amina. Rero Imana iguhe kuba urusengero rwiza rwera, kandi Uwiteka aguhe kuba inzu nyeranda cyangwa inzu ntagatifu. Kinaragwana ribarikiwe. Rwose turagushyigikiye. Aho rero Imana ihagararane nawe kandi ikomerane nawe mu izina ry'umunyanazareti. Reka dusoze dusenga, dushimira umuntu wese ugomeje kubana natwe, kudushyigikira ku Mbabazi TV gatatu, inkunga yawe mu buryo bwose cyangwa se mu nzira zose. Ariko icyo twari twifuje, niba warakinguriye Kristo, kingura inzugi zose, were gukingura rumwe cyangwa ebyiri, zose zikingure n'iziruta izo navuze. Niba uri urusengero rutunganyije, rwejejwe, ruteguye kandi rumeze neza, rufite ubugingo buzima, were kuba urusengero rw'abasinzi, ibisambo, abasuma. Doko uzarebe nka eglise waba warinjiyemo irimo ibyaha, ibaze rero nawe ubaye umeze kuriya. Kuko ushobora guseka iriya eglise yubakishije amatafari n'amakaro, ariko ukajya uvuga uti hari ahantu pasiteri waho ameze uku, abaririmbyi baho bameze uku. Noneho reba mu mutima wawe nawe, kuko nawe uru rusengero, ruriya n'urusengero ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, ariko uru rusengero rya vrai Imana isengeramo, igatera intebe ikicara, igatega amatwi indirimbo zawe n'ijambo ryawe n'ibyifuzo byawe no gutaka no kuniha byawe. Uru rusengero rero icyitonderwa, s'il vous plaît, rwiteho, rwibuke, rukurikirane, uruhinde urusengero kuko rw'Imana. Mwibuke kuba urusengero rw'abantu, winjizemo ibintu bitari magendo cyangwa fraude cyangwa ibindi bintu bitemewe. Igisima kubuziranenge mu mutima wawe cyangwa se umubiri wawe. Haleluya. Turagushimiye rero, ugire ubugingo buzima, ugire n'umubiri muzima, kandi Imana igusubize kwifuza no gusaba kwawe. Mwami Yesu, uri Alpha uri Omega, itanguriro n'imperuka. Ni wowe wasezeraniye abatubanjirije urabibasohoreza, natwe nk'abuzukuruza mu kinyejana cya gatatu twiringiye ko ugiye kubisohoza. Urakoze kubishohoje Data. Turinde Satani muhozi, turinde shitani w'ishyari, Tobiya na Sanibarati. Uduhe rero tuba urusengero ruzima kandi rwera rutagatifu rw'umugisha. Icyubahiro ni icyawe. Ndagusabye rero uduhere ubuntu, izina rya Data na Mwana n'Umwuka wera. Amina.